Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. By'umwihariko mpaye ikaze abantu bose bahagurukiye kurwanya akarengane no kuvuga ibitagenda neza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nongeye kandi guha ikaze by'umwihariko abamaze gukora subscribe hano kuri Ndenganura TV ndetse n'abandi bazayikora. Bazayikora rwose, ndifuza ko ufungura wese ikiganiro atari akwiye kukirengaho adakoze subscribe. Rero iyo ukoze subscribe uba unteye inkunga. Nababwiye ko iyo nkunga icyo ifasha ni uko ijwi ryanjye ribasha kugera kure hashoboka, kugira ngo mbashe kugera ku ntego y'icyo niyemeje. Ndagaragara rero ku kintu cya subscribe kugira ngo kibagirire akamaro cyangwa se nanjye kinyirire akamaro, ni uko iyo ukoze subscribe ugomba no gukanda ku nzogera ihari. Hari inzogera ibanza, iyo uyikozeho igahinduka umukara, icyo gihe bigufasha ko nintegura ikiganiro uzakibona mu buryo bwihuse, ndetse nanjye iyo subscribe nyine urumva ko nibwo ibingiriye akamaro. Hari abagiye bazikora rero ariko ntibakande kuri iriya nzogera. Iyo umaze gukanda handitse ngo subscribe, utegereza iriya nzogera ikaza, iriya ibanza nayo ukayikandaho. Iyo uyikanzeho nibwo uba ukoze igikorwa cy'indashyikirwa kuri urwo rwego, nibwo ikugira akamaro, nanjye nibwo ibizangirira akamaro. Ikindi rero, iyo umaze gukora subscribe byari bikwiye ko wanatanga icyo bita igitekerezo. Niba wumvishe ikiganiro ukaba ukoze iyo subscribe yawe uyimpaye nk'inkungu nteye, kubera ko nyine ikiganiro wagikunze cyangwa se wakunze inzira ndi gucamo, uba ugomba no kugaragaza igitekerezo cyawe. Byibuze niyo wenda utagaragaza amarangamutima agaragaza yuko wenda ndi kumwe nawe mu murongo, ariko wanansuhuza cyangwa se ukanangira n'inama, cyangwa se ukanavuga uti ibi ngibi uvuga urabeshya. Ibi rero byo gutanga igitekerezo muri comment ntabwo bisaba ko wakanze subscribe gusa. N'utakoze subscribe nawe icyo gitekerezo yagitanga, ariko icyo nifuza ni uko subscribe niba uyifite ukaba wumva ko ibyo ndi gukora nawe ubikunze, ko icyo wabuze ari uburyo cyangwa se ubushobozi bw'imitekerereze no kwihangana bituma utabikora, ngewe ibyo ngibyo byiyumvamo nkaba numva ko mbyujuje, wari ukwiye kuba wowe untera inkunga. Nababwiye ko subscribe yihaye umuntu nta kintu uba uhombye. Hanyuma rero na like kugaragaza ko ikiganiro wagikunze, kandi nabwo utanagikunze wakora no kuri dislike nayo, nabyo ukabikora nkabibona. Ariko ni ibintu bituma umuntu atekereza byinshi, kubona umuntu yiyemeza kujya mu rugamba nk'uru nguru ku kintu kigaragarira amaso ya buri wese, kirateje n'igihugu cyacu akaga. Buri munyarwanda wese aho ari avuga ngo ibi ni ibiki, ibi ni ibiki, ibi ni ibiki, ibi ni ibiki. Usanga buri wese afite icyo atekereza ku biri gukorerwa bamwe mu banyarwanda hano mu gihugu cyabo, kandi ibi bibashyira mu kaga gashobora gutuma n'ubuzima bwabo babutakaza. Wabona umuntu yahagurutse kugira ngo avuge ibyo bintu anabyamagane kugira ngo binahagarare, ntukore subscribe kuri we ngo umutere iyo nkunga, ntukore like kuri we kugira ngo nyine abone ko wenda hari abamukurikiye banakunda ibyo arimo. Hanyuma ntunatange n'igitekerezo, byibuze ngo unavuge uti wakoze cyangwa se ibi ngibi urimo ntabwo ari byo, wenda uranabeshya. Urumva ko ibyo bintu ntabwo bikwiye. Mureke niba turi abanyarwanda, tuba abanyarwanda bashoboye kwihagararaho, buri wese uko ari ku rwego rwe no ku bushobozi yifitemo.
Eh, ntarambiranye rero muri iki kiganiro turaganira ku ngingo ebyiri nk'uko bisanzwe. Hari ingingo ya mbere y'ibirebana n'akarengane, ari nako niyemeje guhaguruka kugira ngo mpangane nako. Indi ngingo ya kabiri turaza kuganira ku kintu cyitwa amanegeka akomeje gutuma umubare w'abanyarwanda wangara. Nkurikije uko ababikora barimo babikoramo n'ingaruka biri kugira, ahubwo biraza gutuma leta yacu ari isigara iri mu manegeka kuruta uko yo yabitekerezaga. Aho ngaho ku bijyanye n'amanegeka ndaza gushyiraho videwo uriya muntu wasenyewe arimo agaragaza. Namwe banyarwanda muri abanyarwanda, muzi gutekereza, muzi no kumva, muzi no kwanariza cyangwa se gushyira ku murongo, gucenshwa cyangwa se gushungura ibivugwa. Noneho namwe ubwanyu imitima yanyu ifata imyanzuro. Niyo mpamvu ndi kubabwira nti uko byagenda kose muri komenti nze kubona hari ikintu kirimo, subscribe yanjye nyibone. Nizere ko ndaza kubona subscribe zingana n'umubare w'abarebye ikiganiro ukuyemo abakirebye barazimpaye. Kandi na like nazo, like iyo warakoze subscribe utarayikoze waragize gute, uko byagenda kose buri kiganiro like zo nta gihindukaho. Wazikora ukazikora kuri buri kiganiro nta kibazo. Okay, reka twizere ku ngingo ya mbere ku birebana n'akarengane. Nababwiye ko njye nitwa Uwihanganye Jacques, nkaba ndi impirimbanyi yiyemeje guhagurukira kurwanya akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda. Iki kintu kirumvikana neza. Hano mbonereho no kwisegura nk'uko nsanzwe mbibabwira. Impamvu mvuga ngo ni akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda, ni uko nyine ako karengane ntabwo kaba ku banyarwanda bose, niko katuvangura. Ubwo rero murumva ko niba tuvangurwa n'akarengane, ntabwo twajya kuvuga ngo ni akarengane ngo kibasirwa abantu bose. Ikindi kandi ntabwo kakibasira abanyarwanda bose, kubera ko ntabwo gakorwa n'abanyamahanga. Ni abanyarwanda bahagurukiye gukorera abandi akarengane, cyane cyane abari mu nzego nkuru z'igihugu n'abari mu nzego z'imirimo ya leta zitandukanye. Depite wikoje mu Gakinjiro atoresha ibintu bitabaho muri iyo koperative, yirukana perezida, akora ibintu bidakorwa yicaye mu nteko. Uwo kandi nawe ari aho, kandi ngo akaba n'intumwa. RPF nka systeme nziza. Umuntu areba abandi bantu bashaka kwiba, bakaza kandi bitwaje icyubahiro n'igitinyiro bahawe na leta. Dufite abantu barimo kwangiza igihugu bitwaje ngo barakomeye kubw'inyungu z'inda zabo. Gusa mujya kuri Twitter mu byandike, ba meya na ba minisitiri batadusubiza n'abandi batwiba, ntituzabura ubibona wundi mu bafata ibyemezo. Ubwo rero ndamutse mvuze ngo nahagurukiye kurwanya ngo akarengane ngo gakomeje ngo kibasira abanyarwanda, ubwo naba nataye umurongo w'ukuri. Aha rero nagiye mbona hari abantu benshi bagiye bagaragaza ko ngo nta karengane ngo kari mu gihugu, ngo nta kibazo gihari, ngo ntaki, bakirengagiza imirambo igenda itoragurwa hirya no hino mu gihugu, mu nzuzi, mu mashyamba, ku misozi n'ahandi nk'uko nguko. Bakirengagiza imiryango iri kwicana ubwayo, aho umugabo yica umugore, umugore akica umugabo, abana bakica ababyeyi, ababyeyi bakica abana, abavandimwe bakicana, abaturanyi bakicana. Ibyo mukabyirengagiza, kandi amakuru arahari, arabigaragaza, n'ibimenyetso birahari. Hanyuma warangiza ukumva yuko ibyo byabaye ngo nta karengane kabirimo. Kubera iki abaturage badashaka kujyana ibibazo byabo mu nzego za leta? Ni uko nyine bazinutswe iki? Izo nzego bazinutswe leta, basa nkaho bamaze kubona ko nta kibamariye, ahubwo kugira ngo ikemure ibibazo bafite iyo irabyongera. Kuko ntago igihugu gito nk'u Rwanda rufite politiki yo kwegereza abaturage ubuyobozi. Ntago abanyarwanda aribo babuze ubwenge cyangwa babura amakuru yo kumenya ko ubuyobozi bari kumwe nabwo. Ibi bigaragazwa n'iki? Ibi bigaragaza ko harimo ruswa mu mitangire ya serivisi.
ufite icyo yatanze, cyaba ari igitsina cyaba ari amafaranga, hakorwa icyo yifuza kidafite aho gihuriye n'icyo amategeko ateganya, kandi uwagikoze nka 0.15% nibo bigaruka, kubera ko buriya ushobora kuba wabikoze ariko utari mu murongo w'abagomba kuba babikora ngo bagire amahoro. Aha rero abahakana ako karengane, ngewe impamvu nahagurutse nuko ngewe kambayeho n'ubu karacyambaho. Nababwiye iby'uburyo nambuye irangamimerere mu gihugu ndaryamburwa burundu, aho bampaye irangamimerere rigaragaza ko mama ngo ntawe nigeze mu buzima, urumva, papa bamuha izina rimwe, bagaragaza ko ngo navukiye i Kayonza ngo muri Argentine, ahantu na n'uyu munsi ntaramenya ko habaho koko. Ibi bakaba barabikoze bagamije kunyica no kumpeza ku mitungo y'ababyeyi banjye, kugira ngo abo tuvukana bagiye n'abayobozi bakoze ibyo ngibyo imigambi y'uburyo nyine nagomba kwicwamo, kugira ngo bazikubire imitungo nagomba kuba nanjye nzunguraho. Ubwo bampeza batyo. N'uyu munsi gukosoza irangamimerere, iyo ngiye kurikosoza ku murenge w'iwacu, bahamagara abayobozi bari bayoboye uwo murenge babikoze, bikaba ngombwa ko bansaba irangamuntu. Icyo irangamuntu bayishakira ni igiki rero? Kugira ngo nayo bayinkureho. Niba umuntu ari irangamuntu agusabye ukamuha fotokopi y'irangamuntu, icyakora muri elegitoronike si ugushyiramo imibare y'irangamuntu ubundi bakabona database y'icyo bakeneye. Ariko wajya kureba nyine ugasanga icyo ni ikibazo gikomeye. Kandi impamvu iyo rangamuntu nanjye ntashaka kuyibaha, wari umuyobozi w'umurenge, yari n'umukongomani bamwita Semugisha Mberwa Theogene. N'ibyo bikorwa niwe wari uhagarariye irangamimerere mu murenge wa Kabare ho mvuka. Ashobora kuba nawe nabigizemo n'uruhare runakomeye cyane, abifashijwemo na bamwe mu bakozi bo ku rwego rw'intara y'Iburasirazuba. Kuko impamvu ndazizi. Hanyuma uyu Semugisha Mberwa Theogene ntaramenya ko irangamimerere barinyambuye, ariko mbona ibimenyetso byo guhigwa ngo nicwe buri munsi, hari aho igeze gusanga ni gukora imirimo y'amaboko. Ategeka ko abakozi bose bari aho ngaho bari barimo bakora iyo mirimo bakwa amarangamuntu. Kubera ko nari narabiketse n'uburyo nari narambuwemo uruganda rwanjye, nkarwamburwa n'umutwe w'abagizi ba nabi wari umuyobozi w'akagari ka Cyarubare, ari naho intandaro zo kunyambura ibyo byose zagiye zituruka, no kumpeza mu muryango no kungirira nabi byose. Njyewe irangamuntu ndayimana. Nyimanye biba ngombwa yuko muri ako kazi n'uwari ugahagarariye yari inshuti yanjye, tuganira musobanurira byinshi, ariko arambwira ati rero irangamuntu utayitanze ntabwo nakongera kugukoresha. Byabaye ngombwa ko njya gukora ahandi, ariko nabwo muri uwo murenge. Nabwo bamenye ko ndiyo baza gutezaho akaduruvayo. Byarangiye ako kazi k'imirimo y'amaboko nkavuyemo ndakareka. Hanyuma naje kugira amahirwe yo kujya nsaba imirimo mu karere ka Kayonza, ubwo abandi bapiganiraga imyanya y'ubuyobozi bw'utugari ndetse n'ababunganira mu tugari, nanjye nari ndimo. Banshyira ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abantu bemewe. Bagiye gutangaza igihe ikizamini kizakorerwa, ngewe SMS bayimpaye saa 6 z'ijoro bambwira ngo ikizamini kirakorwa mu gitondo. Ntibambwira ahantu kiri bukorerwe, ntibambwira n'igihe kizatangirira. Byari bizwi, ubwo nari ndi mu buhungiro, narahunze ndi ahantu kure, aho nziye bari gutanga ibizamini bangezeho baba baramenye, ndasohorwa, ikizamini ndakimwa, nitabaza polisi. Uko meya yavuganye na polisi nuko meya yagiye abarindagiza, birangira n'ubundi mbonye ko ubuzima bwanjye bugiye mu kaga, ndahunga
nongera ndahunga. Tekereza kugira ngo ujye uhora uba impunzi mu gihugu wavukiyemo. Ubwo nyine ibyo bikomeza kugenda gutyo. Maze kumenya uburenganzira bwanjye no kwitaba, kubera ko nitabazaga n'inzego bireba, sinzi uko bongeye gushyiraho imyanya y'abagomba kuba ari abarezi mu karere. Uwo mwanya nawo ndawupiganira. Bankubita amanota 48 kandi njye nari nasohotse mu kizamini nzi neza ko byibuze mfitemo nka 80. Ubwo nitabaza inzego bireba uko byagomba kugenda. Birangira meya yemeye ko bagiye kongera kunkosora neza. Serivisi yo kunkosora yo kugira ngo bemere kugira ufata urupapuro rwanjye bayimpaye mu masaa 2 z'ijoro. Ariko nta ndavuga nti reka nambe ntacyo. Mu manota 48 bari bampaye, ikibazo cyari gifite amanota 24, bampayeho 12. 12 yanjye barayuzuza, bongeraho n'andi manota aba 68. Ikibazo cyari gifite amanota 4 banga kuyampa. Nitabaza inzego bireba kugeza ubwo komisiyo y'abakozi barata n'umurimo nayo yabigiye. Mbese icyo babashe kugaragaza muri iyo baruwa ni uko ntayifite hano kubera ko aho ndi ntabwo ari ngombwa ko mba mbigendana byose. Bagaragaje ko ikibazo cyanjye cyasuzumwe, ngo niba ibaruwa, ngo n'urupapuro rwanjye rurasuzumwa, ngo basanga amanota nahawe ariyo. Hano ikibazo kiriho ni ukuvuga ngo mbese babwiwe n'iki ko urupapuro bahawe ari urwanjye, cyangwa se babwiwe n'iki ko nta byasibuwe cyangwa byongerwemo mbere y'uko baruhabwa. Ikibazo ni ukuvuga ngo kuki bampeje? Itegeko se nuko ribiteganya? Iyo ubona ibintu bikorwa gutyo rero mu gihugu, bigakorwa n'abantu, utekereza nk'umuyobozi wa komisiyo ku rwego rw'igihugu, akiyemeza ibyo bintu akabishyiraho umukono bivuga gutyo. N'inzira biba byaciyemo kugira ngo iyo raporo nyibone cyangwa se icyo gisubizo nyihabwe, zonyine iyo uzanarije usanga atari ibintu byo gukurikiranwa ngo ugire amahoro. Ariko ukavuga uti ko byagenda kose ibi bimbayeho, nkaba ngize amahirwe simbigwemo, byibuze reka tunabitangaze bitazaba no ku bandi. Ngize amahirwe rero naje kubona akazi mu karere ka Ngoma. Nabwo bakomeza kunkorera ibyo bagomba kuba bakora. Urwo ruganda rwanjye ko kunyambura irangamimerere, ko kumpeza ku mitungo y'ababyeyi, babifatanyiriza hamwe nyine bajya gushaka abayobozi ku rwego rw'akarere ka Ngoma, ari nako kampaye akazi ko kwigisha. Imigambi yo kunyica iracurwa. Nubwo mba mvuga ko ari Nyamutere Emmanuel waje kunshimuta ngo ajye kunyica, wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo, ariko ntabwo yikoresha. Nuko namukurikiranye nkanamurega bakanamurengera kugeza bamuhaye imitasiyo, baramwimura, ngewe bakomeza kunsigira abandi bicanyi bagomba kungirira nabi, aho kugira ngo banankore no kuri icyo kigo. Byibuze bigaragara ko nari ntabanye neza n'umuyobozi w'ikigo kubera ubwo bugome nyine yakomeza kunkorera. Barahandika n'ibaruwa ya burundu y'akazi barayinyima kandi nyemerewe. Kugeza ubwo nitabaje inzego bireba, nitabaza urwego rw'intara y'Iburasirazuba, nitabaza Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, ibaruwa babona kuyima. Nta kintu n'iki na kimwe bavuze bati byibuza twari twarashingiye kuri ibi n'ibi kugira ngo utayibona, none warabyujuje urayihawe. Nkasaba inguzanyo, ibyemezo byo kugira ngo iyi nguzanyo nyihabwe y'umwarimu sako, nk'uko nanjye nari ndi umwarimu, ibyangombwa simbihabwe. Urwego rumwe rwampa ibyarwo, urundi rwego ntirubibe. Inshuro 2 zose nishyuye amafaranga yanjye ku rwego rw'akarere ya serivisi. Gushimutwa ugakurwa mu kazi ugiye kwicwa, wanajyana amahirwe urwo rupfu wanarusimbuka biturutse mu nzira nyinshi nawe ubwawe zikubereye nk'igitangaza, bakagusubiza ku kigo cyaho washimutiwe ugiye kwicwa, aho kugira ngo bakwimure bakujyana ahandi. Nasabye kwimurwa inshuro nyinshi baratsemba. Ibi byose rero mbishingiyeho njye mpita mbona ko
umugambi wo kunyica ntabwo wacuzwe n'umuyobozi w'ikigo, dore ko twari tunasanzwe tunavugana neza, nta nubwo wanacuzwe n'uyu Nyamutere Emmanuel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo, cyangwa se uhagarariye uburezi ku rwego rw'umurenge wa Kazo, ahubwo aba nabo barakoreshejwe. Rero impamvu nababwiye ko ntazongera kugaruka ku nzego z'ibanze cyane, meya ubwe, wari meya w'akarere ka Ngoma, bitewe n'ingufu nakoresheje kugira ngo nkore icyo bita resistance, kandi nkazikoresha mu buryo bwemewe n'amategeko. Meya ubwe yaranyihamagariye, ambaza ibyo yagombaga kumbaza, musubiza ibyo nagombaga kumusubiza, mwereka ukuri kose k'ubugambanyi ngenda nkorerwa, ashingiye ku bari bamuhaye icyo kiraka cyangwa se ku makuru y'ibyo yari yahawe y'ibyo yagombaga gukora. Yarambwiye ati ngiye kugusengera. Ku nsengero nyine natekereje ko kwari ukugenda akaganira n'abamuhaye iyo misiyo, akababwira ati uriya muntu ararengana nkurikije ibyo yambwiye. Mu kindi gihe yongeye kumpamagara n'ubundi kuri iyo kesi, arambwira ngo najyagayo tukabonana, nkajya mu biro by'akarere, uretse ko ntabwo nigeze njya mu biro bye ngo twicarane mu biro bye. We yarazaga mu biro by'uwari ushinzwe, bamwita ngo ni human resource mu cyongereza, aho niwe twaganiriraga. Arambwira ati naragusengeye biranga. Muri make ni nko kuvuga ngo genda upfe. Nambaje Aphrodis, niwe wari umuyobozi w'akarere ka Ngoma icyo gihe. Ibyo byose rero urabyanariza ukabishyira hamwe, warangiza ugafata icyo ukwiye kubukora. Gahunda rero yari iriho yari iyo kuvuga ngo vayo ukore tukwice cyangwa utakazi tukwirukane. Ubwo rero izo choix multiples uko ari ebyiri, nanjye ntabwo nize amashuri makeya, nubwo ku rwego rwanjye ntabwo ari make. Nahisemo kuvuga nti akazi kayo ni mukajyane nkize ubugingo bwanjye. Buriya hari ibintu, buriya ubuzima ni ikintu gihenze. Akaba ariyo mpamvu nsaba n'abanyarwanda mwese mukomeje kwiyahura no kugiranirana nabi, nta kintu na kimwe mu isi kiho cyatuma ushora ubuzima bwawe mu kaga uretse kurengera abandi no kwirengera wowe ubwawe. Kuvuga ngo ntwaye ngo uransenye ngo ngiye kukwibamba wunyice kubera iki se? Amategeko arahari, amategeko nubwo atubahirizwa mu gihugu cyacu, Imana yaturemye irahari, igomba kutwumva, tugomba kuyisenga tukayinambaho, tukayereka ko ibyo turi gukorerwa nabo yahaye ububasha bwo kutugenga, ko aho kutugenga batuganisha ku Mana, bari kutugenga batuganisha kuri shitani, kandi ko tudashaka kujyayo. Hanyuma Uwiteka akatwambura ubuzima kubera ko abishaka, ariko bitabigizwemo uruhare n'abagizi ba nabi bakomeje kutwibasira. Banyarwandakazi rero, aho namwe ku mateka yanjye, impamvu nzagenda nkunda kuyagarukaho cyane, ni ukugira ngo byibuze n'abankurikira mujye mumenya ngo mbese uyu muntu wahagurukiye kurwanya akarengane ku rwego runuru, akemeza kuvuga ibyo abandi batinye, ni muntu ki, kubera iki ibintu yabikoze. Nababwiye ko icyo kibazo cyane cyageze no mu nzego nkuru z'igihugu, ntago ndazigarukayo, ababigezemo n'amaraporo yagiye ahimbwa y'ukuntu ikibazo gikemutse, ibyo simbigarukaho. Ariko noneho icyo ngiye kuba ngarukaho ni igiki. Narababwiye ngo hano mwa kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, abantu bazasigara batarenganye ni bande? Ndangije ndababwira nti uwumva ko ari mu murongo batagomba kuzarengana, ubwo bugabo afite niyo antibari murinda akarengane afite, nayitizeho n'abandi bari mu karengane nabo akarengane gahagarare. Kubera ko nubwo weho wakomeza kurebera abandi barengana ntugire icyo ubikoraho, ingaruka z'uko hari abantu barenganye ureba zizakugeraho uko byagenda kose. Noneho zishobora no kuzaza zisumba ingaruka z'abarenganye bo bahuye nazo. Iki kintu ndi kuvuga niba wenda mutacyumva, reka wenda ngerageze kugisobanura mu nyurabwenge nkeya. Reka tuvuge niba abantu 5 basenyewe ku gasozi, ubwo ni amazu 5 ashenywe, buri nzu wenda yatahagamo abantu 5. Ubwo ni ukuvuga 5 urasanga n'abantu 25 bagiye kwangara.
mu myaka 3 abitwaga abana bazaba bakuze. Uko byagenda kose niba kubaka igipangu cya metero 12 nabo nk'abantu bazakurira mu buzima butabaha icyizere cyo kubaho, bazaba barize uburyo bw'icyo gipangu bagomba kucyurira uko byagenda kose bagakuramo ikintu kiri imbere. Ntekereza ko ikintu cyumvikanye neza. Hari imitwe y'abagizi ba nabi igiye kuzabaho mu gihugu kubera urwego akarengane gakomeje kugeraho, gakomeje no gufata intera. Kubera ko abanyarwanda twebwe dukomeza nyine kukarebera, tukuvuga ko niba Jacques akuwe mu kazi ariko karagomba kuba kamutunga kandi ari umuntu wize, nyine ubwo ngubwo ngo nta kibazo, ngo mu gihugu ngo nta kibazo kirimo. Njye mfite abana narabyaye, sibyo? Mfite abagomba kuba bungukira muri ako kazi nakoraga, urakanyambuye. Aho ngeze hose urimo urangambanira utanga amafaranga, abayobozi nabo bamaze kuba nk'imperumwe, nk'imbwa zitagira ba shebuja, nabo ni ugufata amafaranga bagahiga Jacques bakajya kumushyira mu magereza. Banarangizaho kugira ngo banavuge bati byibuze tugushyire muri gereza, reka tugukore dosiye ujye mu nkiko, ngo tugiye kohereza ngo mu nzererezi. Ugakura umuntu mu nzu akodesha yitwa ngo uri umukozi wa leta, warangiza ukamukora dosiye yo kujya mu nzererezi. Umukuye mu nzu utamufatiye mu kabari, nta kintu na kimwe cy'ikiyobyabwenge umufatanye, utaramufashe yanasinze, nta n'uwaguhaye n'amakuru yuko byibuze wenda ananywa agasinda, ariko iyo dosiye ugahangara ukayikora ngo uri umuyobozi. Ntacyo, reka nemere ko wenda njyewe umuryango wanjye uri mu maboko y'Imana, kubera ko abanyarwanda baca umugani ngo umunyantege nkeya yizera iki? Imana. Ubuzima bwanjye buri muri tombora ya yindi umukuru w'igihugu yavuze, ningira amahirwe ndabaho, nintayagira ndapfa, nta kundi, kubera imiyoborere y'ubutegetsi dufite. Okay, noneho rero hano muri ikiganiro kirebana n'akarengane hari video ngiye kubashyiriraho irebana n'uburyo n'ibibera mu nkiko, uko murebe ukuntu abana barimo bitakuma bati muraturenganije. None se barabaye bazi ko bazarengana? None ubitegereze ubarebe, ikintu uri bwibaze ni kimwe. Umuntu arimo aravuga ati twebwe twaraburanye koko turatsindwa, umutungo wagomba kuwutezwa ni uwaha n'aha, kuko ubwo ndashobora kuba ari wowe waburanye. None mwebwe mwaje gufata umutungo twatsindiwe 1 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, muje gufata inzu ya 200,000,000 muyitesha agaciro, muyishyira kuri 1,40,000,000. Nabwo kwiteza icyamunara barimo baravuga bati ibyo muri gukora ntabwo byemewe n'amategeko. Uramuhesha w'inkiko w'umwuga nawe wemeye kwiyambarira agapfukamunwa mu gihe tutari muri covid, nabwo n'indi case. Amapeti y'abapolisi ashoreye icyo gikorwa nayo muraza kuba muyareba, ukibaza kugira ngo bajye gupanga uriya mupango wo gufata abapolisi bangana kuriya, kugeza ubu umupolisi w'inyenyeri zigera muri 3 nawe abijemo. Izo ngufu zose leta ikoresheje, yakoresheje umukuru w'umudugudu amenyesha nyirinzu ko umutungo agomba kuwuvamo, arabyanga. Akoresha umuyobozi w'akagari, arabyanga. Akoresha umuyobozi w'umurenge, arabyanga. Koko izo procedure zarubahirijwe? Ariko abantu baragiye baricara, polisi zemeza ibyo zigomba gukora, nyine umutungo wa 200,000,000 kuri 1,40,000,000, ubwo ntihabuzemo umwe uvuga ati izi ndazifite. Ari naho hantu inyerezwa ry'imitungo ya leta rikomeje gukorerwa cyane. Urumva umuntu agende agira umutungo wa 200,000,000 awuguza 1,40,000,000 mu buryo bw'uburiganya. Noneho murebe abantu barimo baravuga bati twebwe badutesheje iki? Amaduka yacu ararangaye, mutujyanye kudufunga. Kuko abapolisi bari hari abafite n'imbunda, bahaye bari abantu uburenganzira bwo gukinga amaduka yabo bapfa. Iyo baje gukingira abantu se ko mbona baza n'ingufuri bakaza bakazishyiraho, aba bapolisi bo nk'abantu nyine bari mu gikorwa cya leta, badashaka kugira ngo bakomeze kuyaza ubwonko bw'abantu no kubabuza uburyo bwo kubaho mu gihe kirekire. Babuze amafaranga yo kugura ngo ingufuri ngo bakingariye amaduka. Nibafunga umuntu kubera wenda amakosa arimo agaragaza, ariko n'ibyo babibungabungiye ko biri mu nshingano zabo.
ntekereza ko inshingano za polisi ari ukurinda abaturage n'ibyabo. bari abantu bajyanywe mu magereza bagiye kudiringa ku kibazo kijyanye n'icyo nyine bafatiwe. Uragira amahirwe arataha, uragira ibyago azarasirwayo, cyangwa se uzagira andi mahirwe nawe azajyanwa imbere y'ubutabera. Icyo ngiye nemera ni uko igihe cyose umuntu avuga ko icyo akorwa ari akarengane, akaba yabuze amarangamutima yo kwihangana, ashobora muri uko kutihangana yo gukoramo icyaha. Ibi bintu rero leta y'u Rwanda ibishishozeho, ijye ireba imbarutso y'icyatumye umuntu akora icyaha mbere y'uko yita umuntu umunyacyaha. Ntabwo ari byiza ko dukomeza kugira abayobozi badushora mu byaha batugiriye nabi. Ibyo dukoze byitwa ibyaha, n'ibyo bakoze biburizwemo bitari kwitwa ibyaha. Uku ni ukurema imitwe y'abagizi ba nabi ifite ingufu no gushyiraho umuco w'ubugizi bwa nabi nyine mu gihugu. Umuntu akumva ko ningera kuri runaka nzakwica ntawe uzambaza, ningera kuri runaka nkamuhereza kubera urwego rwariho mu gihugu, nzakunyaga ibyawe byose nzabikumaraho. Ibi bintu leta nihagarare kigabo, igaragaza ko ifite abakozi n'abaturage bafite ubwenge bwo gutekereza, kwishima no kubabara. Iyo video yerekanye bashyirireho. Nambaraga telefone yanjye bugibara. Yoza telefone yanjye bari. Yesu nakarengana. Yesu nakarengana kuri muturengana papa. Imijyari mu dukubisa buryo butuniza. Mu mupira wanjye urebe. Reka zama amafaranga ari byishyure. Churizana abantu bose barabizi. Umutekano wari wakajijwe mu gihe uyu muhesha w'inkiko yavugaga ko arimo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko ngo kubera ko uyu mutungo wa Kabera Petronile wamaze gutezwa cyamunara, ibyo bamwe mu bakorera muri aya magaraje yo mu Gatsata hazwi nko mu Rutoki bo mu Matamatama bavugaga bati abacuruzi ni baba bahombye baba barishyuye. Urumva niba warishyuye umuntu bakaza gusohora mu nzu batagusubije amafaranga yawe, nabyo bizamo akarengane ku mucuruzi. Hanyuma kuwaguze n'uwaterejwe cyamunara, abo ntabwo twagiye ikintu tuvugaho bitewe nuko ashobora kuzamo akarengane kuko ntabwo bigize batende hano impapuro zigaragaza yuko bateze ibyo cyamunara. Ikintu cyo numvishe wa nyirinzu hano aravuga ko nta kashi muruza bamuhaye, ko baje kumusoborera abapangayi batamuhaye kashi muruza. Ntabwo tubyishimiye kuko babajije icyangombwa cya mpuruza barakibura, bari baje guteza cyamunara, bivuze ngo nta karengane. Ni igikorwa cyakozwe Kabera Petronile nka nyiri umutungo ndetse na bamwe mu bana be bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Gatsata ngo bitewe nuko batahwemye kugaragaza ko ibyo barimo gukorerwa ari akarengane. amaduka cyaranga ingaho bari kutwiba. Kamera nguriya iduka ryanjye rirarangaye. Iduka ryanjye rirarangaye cyo kintu mukimenye. Uwunganira uyu muryango yagaragaje inyandiko zitesha agaciro kashe muruza uyu muhesha w'inkiko yacingiye aza gufatira iyi mitungo ya Petronile, ari nabyo abo mu muryango bavuga ko uyu muhesha w'inkiko kirimo kumutuma akora ibi ngahanini ari ruswa ibiri inyuma, ngo dore ko umutungo waburanwe uherereye mu murenge wa Jabana wo mu karere ka Gasabo, hakaba hibazwa impamvu haza gutezwa imitungo iherereye mu murenge wa Gatsata. Icyo bashingiyeho bikabayobera. Ikindi bagaragaza nk'imbogamizi nuko uyu muhesha w'inkiko ngo yaje kubasohora muri iyi mitungo mu gihe nta kashe muruza yari afite. Ibintu byabereye Jabana mu mudugudu ihuriro byageze muri Mpakabavu ngo bagurishe Mpakabavu gute hejuru ya miliyoni 1 uteza inzu ya miliyoni 200 bayihaye n'agaciro ka miliyoni 40 gute nta muntu udukura abatwije afande dore ngibi ari gusohora ibintu byacu tudahari. Natweke kashe muruza nayo ntayafite, nta kashe muruza afite. Iki urubanza ruracyaburanwa twarajuriye, natwereke kashe muruza. Turasaba kurenganurwa, turasaba perezida wa repubulika n'izindi nzego zibishoboye ko zadutabara. Ibi bintu birimo imbaraga za ruswa, harimo amafaranga ateye ubwoba. Icyo dusaba kurenganurwa nk'abanyarwanda, mukatuba hafi kuko twe byamaze kuturenga. Musaza wanjye bamaze kumufunga kubera toroma yo kwatakira ibi, n'abandi basigaye sinzi uko bameze.
ku ruhande rw'uyu muhesha w'inkiko avuga icyemezo arimo gushingiraho ashyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko, nayo ibya Kashe Mpuruza nawe ahakana ko ntayo yazanye ngo kuko uwo baburanye yakagombye kuba yifite ubwe. Nitwa Sande Andrew. Urubanza rwabaye hagati y'umuntu witwa Buhungu Abeli na Kabera Petronile. Noneho Kabera aratsindwa bamutegeka kwishyura amafaranga. Ayo mafaranga bamutegetse kwishyura ntabwo yatanze. Nk'uko itegeko ribiteganya, iyo atatanze ku neza hashakwa imitungo ye igatezwa cyamunara kugira ngo havemo ubwo bwishyu ndetse n'ikiguzi cy'imirimo yakozwe yose. Ni muri urwo rwego twashakishije umutungo dusanga ni wa Kabera. Uratezwa, maze gutezwa ugurwa na Musabe Jean. Nyuma yuko Musabe Jean awuguze, Kabera yatanze ibindi birego bitandukanye ashaka gutesha cyamunara agaciro no kwihagarikisha, ariko zose izo manza arazitsindwa. Oya manza y'urubanza uyu si wo mwanya wo kuyerekwa, twarayaberetse kandi izi manza bazibayemo ababuranyi. Buri iyi manza umuntu akenera amarangiza rubanza ni imanza utabayemo umuburanyi. Abajijwe ku kijyanye no kuba hagaragajwe inyandiko y'urukiko iteje Kashe Mpuruza yashingiyeho aza gusohora bakoreraga muri iyi miryango muri aya mazu ya Petronila, umva igisubizo yatanze. Ni ukuvuga hano aba bantu uyu muntu arimo akurwa muri iyi nzu hashingiwe ku kuba yaratejwe cyamunara, kandi iyo cyamunara yatejwe nta rubanza rwigeze ruyikuraho. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana na perezida w'urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga kugira ngo tumubaze nimba ibyakozwe n'uyu muhesha w'inkiko hari itegeko ribimwemerera cyangwa se impamvu hakozwe ibi, mu gihe hari urwandiko rw'urukiko rutesha agaciro Kashe Mpuruza uyu muhesha w'inkiko yashingiyeho, ariko ntitwigeze tubasha kumubona. Bivuze ko ubwo bazagira icyo badutangariza iyi nkuru tuzayigarukaho mu makuru ya Cata. BTN TV mu murenge wa Gatatu mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Ngira ngo mumaze kuyibona, hanyuma mumbwire muti bariya abantu mukurikije ukuntu wenda nkuriya mukobwa yitakumye, mukurikije n'imaze kuvugwamo hariya, uwumva akarengane katazamugeraho ninde? Hanyuma niba unumva katazakugeraho ntago bibujije ko watera inkunga abakeneye ko akarengane karangira. Icya mbere uko twemeranye ko akarengane gahari. Akaze mbashyireho indi video nanone y'umwe mu banyamakuru bazwi hano mu Rwanda ufite icyo ari kuvuga ku bijyanye n'uko n'imitangire mibi ya serivisi. Ariko uzi kuba uri ku kazi atari uko ufite ubushobozi cyangwa diplome ngo ari uko ufite igitsina. Za serivisi mbi mubona tubona zishingiye ku bakozi bangajwe kubera ibitsina pana ubumenyi. Aba bagabo bamwe mu bo dufite batagira isoni barongora kubw'ingengo y'imari ya leta. Utwo dufaranga minisitiri twasamira. Ruswa yabaye diru ni nk'imishinga minini, ariko ruswa igoye abaturage uyu munsi mu Rwanda iri mu nzego ziri hejuru. Haba haje rero umurego mukuru Sadate Nyakazi ati ishyari mufitiye ngewe kuba yaranyirukanye mu gakinjiro cya mbere babuze ubwishingizi. Hakuko no kwikunda kwa masiranse nishingira umuntu utazagira ikibazo. Bwa mbere harahiye, bwa kabiri harashya, ntabwo harashya ku manywa. Ntekereza ko polisi n'izindi nzego zikwiye kwirinda kuzimya gusa. Base nta muntu uri gushaka kira kibanza. Ndetse n'umukuru w'igihugu nawe ubwe arabivuga ko ibyo ari ibintu birambye. Ubundi serivisi mbi bisobanuye kwica amategeko. Amategeko niyo umukuru w'igihugu agomba kuba arinze, niyo amuhesha agaciro, mbese niwe tunamumenyera uwo ari we n'imikorere ye, tukamushima cyangwa tukamugaya. Ikindi kitajya kiva mu nzira nacyo, tuvuze imyaka myinshi kandi ubundi bizamura ubukungu bwacu kubera ko bunagishingiyeho ni ugutanga serivisi ku buryo bunoze. Gutanga serivisi zaba mu nzego za leta zaba no mu nzego z'abikorera. Ntabwo numva impamvu ibintu twabiremeza ku buryo nanone nka bya bintu natangiriyeho ikintu gishobora gukorwa
mu minota 5 kigomba gutegereza isaha, kigomba gukorwa mu munsi kigategereza icyumweru, kigomba gukorwa mu cyumweru, ushobora gukorwa mu cyumweru kigategereza ukwezi. Ntabwo numva dukwiye kuba twumvikana nabyo. Abayobozi bari hano mukwiye kuba mubyumva kuko tubivuze inshuro nyinshi. Mukwiye rero gusubira inyuma. Uyu mwaka mushya tugiyemo bigahinduka, kandi genda basezeranya ko ku ruhande rwanjye kigomba gukorwa kugira ngo ibintu bihinduke nzagikora. Nekeza ko nayo mumaze kuyumva iyo video. Ngiki kiganiro kirebana n'akarengane, reka tugifungira aha ngaha, ahubwo reka niyizire kuri ya ngingo ya mbere kuri ya ngingo ya kabiri nababwiye ijyanye n'amanegeka. Amanegeka muri uru Rwanda amaze kuba icyita rusange, nakita kari nk'ubujura. Umuntu wese ushaka kukwambura umutungo utimukanwa yishingikiriza amanegeka, ngo turagukura ubuzima bwawe mu kaga. Akaba ariyo mpamvu ngiye mvuga ko iki kibazo cy'amanegeka, bitewe n'uburyo imitungo y'abari mu manegeka ikomeje kuryohera ababasumbye ingufu, bakaba bakomeje gushaka uburyo bayibamburamo, kandi bakabikora mu buryo bubangamira ubuzima bwabo. Nk'uko ngiye kubereka uyu munyamahanga wari impunzi mu Rwanda, ni umukongomani. Murebe video ye nayo ngiye kuyishyiraho, ibyo avuga nubwo ari umukongomani akaba ari n'umunyamahanga, ariko ibyo ari kuvuga bimo birumvikana, arimo aravuga ikinyarwanda. Munarebe neza, afite inyamaswa cyangwa se amatungo abiri yo mu rugo yari yoroye. Afitemo injangwe, akagiramo n'imbwa. Ni ukuvuga ngo uretse n'abiyemeje guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, buriya buryo bwo kwimura abantu mwa buriya buryo, n'abashinzwe kuba barengera ibidukikije bari bakwiye kuba benterivona imiryango mpuzamahanga itandukanye, kuko niba usenyeye abantu bakajya ku gasozi, hari ibyo barimo bangiza. Icya mbere, nta bwiherero wabashakiye aho bagiye. Icya kabiri, ntago nk'iyo njangwe n'iyo mbwa byasanzwe byibera ahantu hatunganye, uburenganzira bwabyo bwangijwe. Uyu muntu we kuvuga ati fata amafaranga 60,000, ariko yenga impamvu banamwubashye ngo nuko ngo afite ibintu byinshi, ngo akaba ngo yarari no mu nzu nini. Avuga ati inzu y'ibyumba 5 nasaba, barimo barampa ibihumbi, ngo njye gushaka inzu y'60,000 ku kwezi, ngo niyo bazankogeshereza. Menya hari babakogeshereza amezi 3 ahari, niba atari 2 cyangwa akaba atari na 1. Hanyuma warimo aravuga ati iyo baza kuba barananteguje byibuza nari gushaka iyo nigira, nigiye no kwisubira n'iwawe by'ubuhunzi akabivamo. None se iyo urupfu rukomeje kugukurikirana, aho ugiye uragenda ukarusanga. Hari n'igihe ugenda ugasanga rwaranacogoye, cyangwa rwaranakwibagiye ko rwigeze no kukurarikira. Ariko aravuga ati nabuze aho nerekeza. Noneho mwumvishe cyangwa se muraza kumva aho arimo avuga ati umuyobozi w'umurenge yari yambwiye ABCD. Hanyuma n'umuyobozi w'umurenge nawe akavuga ati twari twamubwiye ngo akore ibi ngibi, none twaramutegereje turamubura. Njyewe ndara hano hanze ukubibona n'umuryango, reba mwana n'ukuntu yabaye kubera imibu. Ni umuturage witwa Ngoyi Mukoberwa Guyi. Uyu afite ubwenegihugu bwa Kongo, gusa akaba aba mu Rwanda nk'impunzi. Avuga ko amaze iminsi igera ku 8 we n'umuryango we w'abantu bagera mu 9 barara hanze, ngo bitewe n'uko ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kicukiro ngo bwaje kumusenyera muri gahunda ya leta yo gukura abantu mu manegeka. Akavuga ko amafaranga yaje guhabwa ngo ajye gushaka inzu ngo ari make cyane, bitewe n'ibikoresho yari afite mu nzu ndetse n'umuryango atunze. Kuri ubu ngo bakavuga ko ubuzima bukomeje kumukomerera. Ntuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kicukiro, akagari ka Ngoma, umudugudu w'Iriba. Ibintu bya hano na mayobera.
kubera ubutaka bashatse tujya tumva amakuru ngo ahantu haraguzwe, ngo bashatse kubikora kandi muri covid muri 2019 mu kwezi k'umunani. Bon, ariko batuzanye ibipapuro ngo tusinye ko tutiye hano habi, ngo ariko mbo byarangiye, bo tugerageza bakakora ubuvugizi bikarangira aho ngaho. None se ubu ngubu baprofise kubera ko bumvishe ko ari ibintu bijyanye n'ibiza, niho baprofise kugira ngo bageze ku gahunda zabo uko bari babigambiriye. Bon, njyewe urumva wenyine ibintu biranga we nawe wenyine urabibona, ntabwo ari kuvuga ngo umuntu yaba yigometse kuri leta, ariko ni realite wenyine uri kubona ngo umuntu uri kuri tere. Ibaze niba umuntu wari umazi imyaka irenze 5 uri mu nzu, bakaza bakubwira ngo ejo tugomba kujya gusenya, bakutunguye, usaba n'igihe cyo kwenda cyo kwitegura barakikwima. Ako kanya kubona cyerekezo biragoye cyane. Kireni cya mbere. Cya kabiri, amafaranga bari kutanga ku muntu ku nyirinzu, amafaranga bari kumuha, nyirinzu bari kumuha 100,000 ngo agomba gushaka inzu y'ibihumbi 30. Usibiye ko njyewe executive yaramubwiye kubera ko ufite inzu nini, wowe ushake inzu itarenze 60,000. Ariko nawe ushize ibintu mu gaciro, inzu y'ibihumbi 60 ku muntu ufite umuryango munini, twese hamwe turabana 9, inzu y'ibihumbi 60, umuntu akaba akuvanye mu nzu y'ibihumbi ifite ibyumba 5 na saro. Perezida wa Repubulika ashobora kuba abizi koko? Kubera njyewe ni n'abandi umunyamahanga, ariko njyewe igihe maze hano mu Rwanda maze imyaka irenze 20. Perezida wa Repubulika njyewe buryo mikorereye ndayazi rwose, ntago mpamya ko ibi bintu ashobora kuba abizi. Akomeza yifuza ko uwaba afite umutima ufasha yamufasha, ndetse akanasaba ubuyobozi bwisumbuye kuba bwamanuka bukaza bukaba bwamutabara. Ikindi kifuzo cya kabiri, wenda nkurikije realite n'uburyo bantunguye, nukuri pe bijyanye n'ubushobozi buri hasanda. Ikindi kifuzo wenda ku muntu ushobora kuba ufite umutima mwiza yewe kufasha rwose amfashe, kubera njyewe ndara hano hanze uko bibona n'umuryango. Reba mwana n'ukuntu yabaye kubera imibu. Iyi ni mibu. Mu butumwa bugufi, Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kicukiro Madame Mukandahiro Hidaya yadutangarije ko iby'iki kibazo kuko akizi, ngo gusa basabye uyu muturage kuba yashaka indi nzu, bityo yamara kwibona akegera ubuyobozi bw'uyu murenge bukaba bwamufasha. Ariko ngo ubuyobozi nabwo bwategereje uyu Ngoyi amaso ahera mu kirere, ngo dore ko kuva bamusenyera atarasubira ku biro by'uyu murenge. Uyu muturage avuga ko ibikoresho yari atunze bikomeje kwangirikira hanze, ndetse nabo mu muryango we imibu irara ibarya. Kuri ubu ngubu akavuga ko ubuzima bayemo bumushaririye, ariho ahera asaba ubuyobozi kuba bwamufasha. Ngendi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Naze niba uyu munyamakuru nako niba iyi mpunzi mwakoreye ibi ngibi, ubundi umuntu wagusenyeye nta negosiyasiyo mugiranye akagusenyera mu mutungo wawe, wajya kwiga umwibwanagizaho ngo wangiriye impuye ngo kuri ibi. Negosiyasiyo z'uburyo yagomba kujya gushaka haba zagumye kuba zarakozwe mbere y'uko asenyerwa. Amaze iminsi 8. Iki kiganiro ngiye kwisha, wenda ashobora kuba ngoye nk'umunsi wa 12 cyangwa na 1, kuko amakuru yatangirwa n'igihe agerera aho agomba kuba ajya haba hashize iminsi uko byagenda kose. Arimo aragaragaza ukuntu umwana we imibu yamuriye, mwese mwabibonye. Harimo kibaza ibi nababwiye ko nibyo bikurizamo abantu kuvuga ngo polisi ngo yafashe umuntu ngimukeka ibi nibi ngiramurasa ngiramwica arapfa. Hari amakuru menshi polisi bishaka kugira ngo azimangatane atazigera amenyekana.
menshi, kabone n'ubwo umuntu yabarwaho ko yishe umuntu, kuko hari umuyobozi ukomeye ku rwego runaka wamuhaye iyo misiyo. Bakora iperereza, bamara kumva yuko harimo uwo muntu runaka bakavuga ati nibareka tukwicira uveho. Niyo mpamvu mpamagara abanyarwanda mwese muva mukagera, nimwirinde ikintu cyitwa gisa n'icyaha. Wakora icyaha uvuga uti iki nagikoze ndi guhirimbana wenda kugira ngo ibyo mwari mwakoze namwe biburizwemo, cyangwa se mucike ku ngeso z'ubugome mwifitemo. Ariko kuvuga ngo ngiye ngo nafashe umwanzuro wo kujya kwica umuntu, nafashe umwanzuro wo kujya kugirana n'abayobozi b'abicanyi amasezerano yo kugira ngo twambure umuvandimwe wacu uburenganzira ahabwa n'amategeko ahabwa n'uko ari umuvandimwe wacu, nk'uko abo bavandimwe banjye babigenje. Nafashe umwanzuro wo kugira ngo njye guhimba dosiye mbifatishijwemo n'ubuyobozi, iyo kugira ngo umwe mu baturanyi cyangwa mu bavandimwe cyangwa mu nshuti cyangwa mu muryango agirirwe nabi, nk'uko nabikorewe hariya mu karere ka Ngoma. Njye nafata ahubwo umwanzuro kugira ngo nkore ibyo byose, nafata umwanzuro wo guhaguruka nkavuga ngiye guharanira akarengane ko kavaho. Mu kugaharanira wenda akaba aribwo nkoramo icyaha, kuko mu byo tuvuga byinshi, hari n'ibyo ushobora no kwibeshya ku mategeko cyangwa se n'abayafite bakakwiyenzaho, birengagije ko nabo n'ibyo bavuga buri munsi baba bakoramo n'ibyaha birimo n'ingengabitekerezo ziganisha abantu no ku majenoside cyangwa ku zindi nzangano zinakomeye cyane, ariko bo ntawe ubakurikirana. Ariko wowe wavuga ugira ngo ugire ibyo byibuze ibyo uburizamo bibi, bakagukekaho ibyaha runaka bikarangira wangajwe nka bicahagabudara, cyangwa se ukanicwa, cyangwa se ugakorerwa andi mabi. Ariko ndahamagara abanyarwanda ibintu bitatu. Icya mbere, mureke kwiyahura, mwumve ko ubuzima bwanyu buri mu maboko yanyu, mubikeshe Uwiteka. Nubwo yaba ari inzara yakwije, tegereza inzara izakwica unogoke uve mu mwuka, ari Imana iwugukuyemo. Icya kabiri, nimureke kwicana mu miryango yanyu, abagore, abagabo, abana n'ababyeyi. Nimwihagarareho kigabo. Hunga umuntu ugenda ujye kurara mu kigunda, aba ariwe ujya gusengera Imana yawe. Niba abayobozi mwaramaze kumva ko ntacyo bakibamariye, ariko ku rwego rwa mbere nubona ntacyo akumariye, uzajye ku rwa kabiri, ujye ku rwa gatatu, ujye ku rwa kane, ujye ku rwa gatanu, nk'uko nanjye nabikoze nkajyana muri perezidansi, bikarangira raporo zibaye impimbano zo kubeshya uko ibibazo babirangije, nkahigwa kugira ngo nicwe inshuro nyinshi kugira ngo ntazanakurikirana n'icyo kibazo. Ariko uko byagenda kose muri uko kunamba uzakuramo ubwenge, ukuremo no gukomera kuzatuma uba umuntu w'ingirakamaro ku rwego mpuzamahanga. Icya gatatu, mureke kugirana amasezerano n'abayobozi b'abicanyi ngo mwishore mu byaha barimo babashoramo. Nimukore ibihuje n'uko imyemerere yanyu ibaganisha ko Uwiteka iri muri mwebwe. Nta muntu n'umwe mu isi warimo utagira umwuka w'Uwiteka muri we, utagira umutimanama. Dose baguhaye ngo uyisinye, ari wowe ugomba kuyisinya. Wiyisinye igihe cyose utazi uburyo yakozwemo, ku rwego rwose waba uriho. Byanga ubizire, kuko aho kugira ngo uzire ibyo wakoze, wazira ibyo utakoze. Abaturage n'abandi bantu baciriritse bari mu nzego runaka, mwigirana amasezerano n'abo bayobozi, nimubare ku murage wabo w'amashitani ubarimo, bakorane nawo uko shitani izabagenga niho bakuze, ariko nimwereke kubaha ingufu zanyu. Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, impirimbanyi mwese aho muva mukagera, iki kiganiro ndagishoje. Icyo ntekereza kandi niteze ni uko ngiye kubona komenti z'ibyo nabasabye kunkorera, nkabona za subscribe nk'uko nazibasabye, ndetse na share mukazikora. Ubundi Uwiteka abaha amahoro n'imigisha biva kuri we. Murakoze.